inzara ikamwica ahangaha tuzagitse zigende ariko akanyemerera we akampa n'umwanya nibura umwe wonyine tugasohokana namubwira kandi ku mutima umuntu duhuye nkamuhutaza ariko ntatekereze no kumbwira ngo ariko ntiyaba n'ikiryabarezi umuntu umaye n'amafaranga akayaka nganywa agafanta yaba nari mfite ukuntu nareba na telefone ifoto ye muri telefone ariko ngiye kujyayo byacanze umuntu agenda yirukanka narateguye ko twahurira hariya tugasohokana hano narahakunze ni heza cyane ariturije nanjye nahakunze tubaguye agakisto apeti mitsingi gakonje barumani tuzanire icyo kunywa naho ubundi hano ngubu numvaga buriya iriya minsi ishize mbese numva bigoye ariko wumve ngo ndishimye cyane kuba turi kumwe tugiye gusangira andi makuru y'iminsi se amakuru ni meza mu rugo baraho neza kabisa ni ukuri umugabo wanjye ntiyisondetse ako se ubundi kiriya kigabo uriya mugabo wawe rwose sinzi ko buriya mbaraga wawe ubundi buriya umubona ni umusaza uri aho kandi hasigaye hari hanze utwana duto umuntu utajya wogosha ibyanwa ariko jure ari batoya ubundi reka nkubwire njyewe naragukunze akundi waretse mbaraga ubundi wawe nanjye naragukunze tuzagitse zigende kandi njyewe buriya reka nkubwire iyo natekereje gufata umuganda njyewe ubwo biba byarangiye ubu natabana mbaraga buriya fuha kuba amenye ko ndaho ese umugabo sakuri ubundi ufite ibyanwa reba ntajya yogosha ariko nubyumve na nuko ashaje akiri muto yari umusore mwiza ariko reba ahantu ageze nyine nawe urabibona yuko sheri ndabibona arazana n'izindi nta kibazo njyewe uyu munsi nawute baragwinda muzi n'umugabo sa neza abantu wa muhungu barira rwose ndakwinginze ariko wowe ugira umunwa genda ufata agacupa sa neza genda bagucupa ugenda bagucupuze uze abantu akuzagabanya amagambo yawe ntago ndabizi ntago njya
ariko ubwo umugore akantu ntiyabivuga naho ubundi mucomo ndabona ariko mumeze neza ariko njyewe icyo ngo nyine wewe umwana uwashaka baguhe n'akandi nta kibazo uri kumva ariko ntuzakunda rwose abonye ukuntu igisiga kimeze ariko ase amaze gusaza nanjye kandi ufite icyokezo byaje kugenda gute ko nsigaye mbona akabari kawe nikagiye ntawe ubona wese umuntu kaba karabwiye hose akaba yitwa muto ariko rero uko biri kose akabari kawe karahombye ya ukuntu umeze neza nta kibazo wowe icyo nkubwiye ni kimwe ntuzigere ngambiriza hari ibintu uri gukora cyo numva nkubwire ubona uri gukora amakosa uri gukora amakosa ariko buriya nubwo ubunguriye nta kibazo reka nta kibazo nta nta kibazo kirimo icya mbere y'ubundi urumva ubundi bajya bavuga ngo icya mbere cy'ukuri cyose ni mu mutima ese wa mugore wawe yaje kugenda gute uko biri kose warahombye ujya mu buriya hari bagore ikintu basigaye bavuga amagambo cy'ingenzi ni ibikorwa icy'ingenzi ni ibikorwa bivuze yuko ushatse kuvuga yuko waretse amagambo ndanga iki n'iki atakwiyumvamo byarutwa akagenda ukumva dore uyu nguyu uyu ni umugore wawe mushaka bigaragara yuko wahombye ukigira mu bagore yabeshye wa mugore se Mr. Mbaraga mwapfuye iki Mbaraga sarashaje gusa zigisaza wajya usaza ntagishoboye n'akazi banza urebe hano kandi abasore bakiri bashya reba ukuntu nsa neza uzagenda urebe cyambaraga gisigaye ariko nanakuguriye ariko si ubundi ko nkuguriye umva kwanza ahasigaye ubundi wegenda unicara hariya ukumva nitugukenera turaguhamagara namuri inshuti zanjye sibyo subize kuri inshuti yanjye wagemuraga inyama Mbaraga akakugemurira inyama urumva ariko waramuhemukiye kumutwara umugore reba uyu mugore mwiza nawe wambaraga utangiye oye akorega ibyo nagwa ubuse ni wahombye ni ikizingereza ariko si icyawe sibyo si icyawe wowe utangiye kuzana amagambo oye uracyari umwana genda va wakamurikiye ku meza Mbaraga genda ubwo gusa icyo nakubwira ntuzajye kwirirwa uhebeba ku gasozi ubibwira Mbaraga haryoha imboga zikuze mvira ku meza genda abagore bo muri iyi banana amagambo Mbaraga akamugira inama mucomo uyu mugore w'abandi vuga ijambo rya nyuma nushaka ubereka njyewe inama nakugira vuga ijambo rya nyuma wareka umugore w'abandi sibyo ugakurikirana umugore wawe ukareka kumwirukankana ngo yahukane atata inzira urumva umugore wa Mbaraga ukamumurekera sibyo umuntu wamuzanaga umujyana sibyo igendere winywera akantu kawe hariya nyine murakoze kongurira akantu ariko rwose uba uri guhemuka Imana izaguhana mucomo haguruka kuri ayo meza agenda akavuga murongo igendere kanigendere nubwo unokesheje ariko nakugiraga inama Mbaraga we nimubona rwose ntubivuga ariko ndapfa kukugira hasi basi kandi akwaka niyo nzoga nkuguriye ngenda utanyiyakira genda vaho ngaho ariko nta n'umutima mu bakire genda byawe ntacyo kankajyane nako urakoze gukangure ariko ibyo bintu ntabwo ari byiza ngaho genda nyine wisubireho genda se vaho ngaho cyangwa ukubite ino ngofero igende makara mama w'abana banjye ese uwaguhaye umutima ntikiyakwima ntore rwose urugo rwanjye rutera imbere umugore wanjye azabona amafaranga azajyana mu isoko n'azajya acuruza nampaye igitekerezo cyiza rwose ubu natabana Mbaraga buriya fuha kuba amenye ko ndaho ese umugabo sakuriye ubundi ufite ibyanwa reba ntajya yogosha ariko nubyumve nawe nuko ashaje akiri muto yari umusore mwiza ariko reba ahantu ageze nyine nawe urabibona yuko sheri ndabibona barazana n'izindi nta kibazo njyewe uyu munsi nawute
baragwinda muzi n'umugabo sa neza abantu wa muhungu abarira rwose ndakwinginze ariko wowe ugira umuntu genda ufata agacupa sa neza genda bagwicukuze uze abantu akuzagabanya amagambo yawe ntabwo ndabizi ntabwo njya kuko umugore akantu ntiyabivuga naho ubundi mucomo ndabona ariko mumeze neza niko njyewe icyo nyine wewe umwana ubashaka bagwe n'akandi nta kibazo urumva ariko muzakunda rwose abonye kuri gisiga kimeze ariko amaze gusaza nanjye kandi ufite icyokezo byaje kugenda gute ko nsigaye mbona akabari kawe nikagiye ntawe neza umuntu kaba karabibaza nkanyitwa mu ariko rero uko biri kose akabari kawe karahombye ya meze neza nta kibazo wowe icyo nkubwiye ni kimwe ntuzigere ngambiriza hari ibintu uri gukora cyo numva nkubwire ubona uri gukora amakosa uri gukora amakosa ariko buriya nubwo ubunguriye nta kibazo reka nta kibazo kirimo icya mbere y'ubundi urumva ubundi bajya bavuga ngo icya mbere cy'ukuri cyose ni mu mutima ese wa mugore wawe yaje kugenda gute uko biri kose warahombye ujya mu bagore buriya hari ikintu basigaye bavuga amagambo cy'ingenzi ni ibikorwa bivuze yuko ushatse kuvuga yuko waretse amagambo iki n'iki atakwiyumvamo byarutwa akagenda urukumva dore uyu nguyu ni umugore wawe mushyashya bigaragara yuko wahombye ukigira mu bagore yabeshye wa mugore se Mr. Mbaraga mwapfuye iki Mbaraga arashaje igisaza wajya usaza ntagishoboye n'akazi banza urebe hano kandi abasore bakiri bashya reba ukuntu nsa neza uzagenda urebe cyambaraga gisigaye ariko nanakuguriye ariko si ubundi ko nkuguriye umva kwanza ahasigaye ubundi wegenda unicara hariya ukumva nitugukenera turaguhamagara namuri inshuti zanjye sibyo subize kuri inshuti yanjye wagemuraga inyama Mbaraga akakugemurira inyama urumva ariko waramuhemukiye kumutwara umugore reba uyu mugore mwiza nawe wa Mbaraga utangiye oye akorega ibyo nagwa ubuse ni wahombye ni ikizingereza ariko si icyawe sibyo si icyawe wowe utangiye kuzana amagambo oye uracyari umwana wakamurikiye genda va ku meza genda ubwo gusa icyo nakubwira ntuzajye kwirirwa uhebeba ku gasozi ubibwira Mbaraga haryoha imboga zikuze mvira ku meza genda n'umuriro wateye nanihute yo guhaha nebu anyica musarahingura asange ntarahisha abana ku ishuri yewe nyine wiriwe ahanga none wowe wakoze iki wiriwe cyama ngatatamuje kabyara mwa murantaba baretse wa mbabara kabyara rantaba akusaba nibicuri kunzi zari ariko mbabara rwo mwakabyara ibi nebiki mwakabyara ibi nebikira mwakabyara ukuziburi gusoza uko nabwirirwa ku manywa inzara ikanyica ahangaha wirirwa ahangaha ntabwo banajyamuka umuntu azoka pusikiri ko nibyo ngibyo uri mu biti wa mugabo wakinguye se ko ari iwanjye madamu umva genda ariko uribuka ukuntu nagushatse dukundanye n'ibi ngibi ubu nkorera koko nubwo ari iwawe hano hazaza n'abandi bagabo mu rugo rwanjye mu isambu yanjye hazagira imbwa izahagera noneho nzayitema urumva
sikosatse urumva ushaka kuzazana nk'abandi bagabo bamaze iminsi babimbwira bambwira ngo hari imbwa yotsa inyama ngo yitwa Mucomizi ahangaha nari naracecetse none bimaze kugusaguka Nurese kandi ariko se nagaki kaguhinzeho ko niki kaguhinzeho wa mugore we ko aha nzajya nirirwa nkubitwa